Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu dukosora ibi bizame nuko iyo bagiye kubabaza ntabwo bahimba ibibazo, ahubwo birashoboka ko kino kizami ushobora kugikosora wagira mu kizame cyawe ugasanga babajijemo ibibazo birenga 5 birenga 7. Niyo mpamvu kugira ukore rimwe utsinde nta rindi banga no kuba warabonye imyitozo ihagije. Niyo mpamvu twabazaniye no channel kugira ngo kizame cyose gikozwe, isomo ryose nabona ryabafasha. Murabizi namaze gushyiraho amasomo agenda bafasha kugira mukosore bino bizame bitabagoye, amasomo y'ibyapa, ibimenyetso bimurika, ibimenyetso byo mu mihanda nayashyize kuri YouTube channel kugira ngo ibyo byose rero bibonere ku gihe. Ugomba gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kizo cyagufasha ujye uhita ukibonera ku gihe. Ibindi byo no kubutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788351626 dugufashe kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa uramutse ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu gusobanurira bitewe nuko wenda bo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira. Rero ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu, ndumva twatangira tukarebera hamwe iki kizame cyakozwe uyu munsi, ukareba amanota wari kugiramo. Icyo ubonye wishe uhita ufata igisozo cy'ukuri kugira ngo nujya gukora kikaba cyagarutse cyere kuzakunanira. Rero nakeka ko mwamaze kwitegura, reka dutanye n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Bibutsa ko amasomo yo ku byapa namaze kuyabategurira yashyira kuri YouTube channel amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. None kino cyapa gisobanura iki? Ese gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari impande 3? Ese ni impande enye? Ese ni uruziga? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bikoze utuntu dukoze nk'uruziga ariko turi kugenda twizengurukanaho. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye. Uhitemo igisozo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse, beka ngo biremewe guhindukira, seka ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, deka ngo birabujijwe guhindukira. Bibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kuyinjiramo uba ugomba kuyigenda paka kuyirangije, ntabwo uba ugomba gusubira inyuma ukatusubira inyuma. Rero niyo uvuye mwayino nzira y'icyerekezo kimwe noneho winjiye mu muhanda ubisikanirwamo cyangwa umuhanda uba wahindura icyerekezo, haba hari ikindi cyapa kikwereka ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. None ariko ibyo ntabwo turi kubirebaho, aka kanya bari kutubaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni A. Inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiragutegeka, kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Kiba kiri kugutegeka ko aho hantu ugeze uba ugomba kuhaca uzengurutse. Hari igihe uzakibona kimeze gutya ariko wenda gifite ubuso bw'umutuku cyangwa giri mu shusho ya mpande 3, ariko iyo noneho gifite ubuso bw'ubururu kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka, kiri kugutegeka ko byagenda kose ugomba kuhaca uzengurutse. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo umuhanda ugabanijemo ibisate 2, beka ngo umuhanda ugabanijemo ibisate 4, seka ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Inzira y'icyerekezo kimwe maze kwibasobanura ku kibazo cya mbere, deka ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, aho burangwa no kuba bufite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. None hano turi kuba kino cyapa. Ese kino cyapa gisobanura iki? Niba utari wabonera video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, jya muri comment ya mbere araba ari iyo link irakugeza ho. Hano igisozo cy'ukuri rero nta kindi ni D, ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bakakishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, bahita bashyiraho kino cyapa kugira ngo bakwereke ko noneho wageze ahantu ushobora kubisikana. Ndakeka ko rero baramaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo
kibaza ngo iki? Kirabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Umuyobozi w'ikinyabiziga kuri imbere, ushaka kumunyuraho wenda ari kugenda gahoro, cyangwa ugeze ahantu byemewe kuba wamunyuraho hari ibyapa bibikwemerera, cyangwa ugeze no ku murongo ucagaguye, uriya murongo urombereje uba uri hagati mu murongo iyo ucagaguye uba wemerewe kuba wanyuranaho. Ese ni iki uba ugomba kwirinda? Aravuga ngo nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, ukamaze ukareka ukava mu koni ukabona kunyuranaho, mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe se ikaba ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha, mbega ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese uba wakwirinda iki mu gihe ushaka kunyuranaho? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hani iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Urabizi kunyuranaho mu koni ntabwo biba byemewe kuko ntabwo uri kureba mu ntera runaka. Bivuze ko ikinyabiziga kindi gishobora kuba cyaje kiri kugusanga ntukibone, wakomeza uri mu koni ukaba wakora nk'impanuka. Niyo mpamvu ugomba gutegereza ukirinda kuba wanyuranaho ugeze ahantu mu koni. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Bibutsa ko ibimenyetso bimurika bibereyeho mu muhanda kugira biyobore ibinyabiziga kugendera mu muhanda, ndetse binabirinda impanuka, kuko wenda bakunda no kubishyira ahantu hari amasangano menshi, ibinyabiziga bimwe biri kujya mu byerekezo bitandukanye, ari ahantu hahuriye n'imihanda myinshi. Aho umutuku bukubwira nabagiye kubakopeza, baretse tumaze turebe igisubizo cya nyacyo. Ariko amatara bikoresha ni umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Iravuga ngo kongera umuvuduko, beka ngo kugumana umuvuduko wari uriho, seka ngo kwitegura guhagarara, deka ngo gufata feri cyane. Uri kugenda mu muhanda usanzemo ikimenyetso cy'umuhondo, ese uba wakora iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Uba ugomba kwitegura guhagarara, kuko iyo hari kuvamo umuhondo akenshi uba ugiye guhita ujya mu mutuku, kandi murabizi umutuku bugubwira guhagarara. Rero iyo ubonye hagiyemo umuhondo witegura guhagarara. Ariko ikintu nakubwira, iyo hamaze kujyamo umuhondo wamaze kwinjira mu rindi sangano, ukora ku buryo urihuta ukarivamo, ariko ukareba ko uraba udateje icyago. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho hagomba ibi bikurikira. Iravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, beka ngo abaherekeza babiri, seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko bino bibazo ntabwo bihinduka. Niyo mpamvu kugira ukorere imutsinze nta rindi banga, nuko warabonye imyitozo ihagije. Niba ajya kukubaza ikibazo bazakiguhereza gutya. Ahasigaye kubera wabonye imyitozo ihagije, ukore uhita utsinda ubone provisoire. Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko cyangwa ukeneye kode, uhita uduhamagara kuri 078 935 16 tukabigukorera mu gahe gatoya. N'ikibazo waba wagize mwa kino kizame tuba turi gukosora, uraduhamagara kuri iyo nimero tukagusobanurira, tukaguha ubusobanuro bwimbitse, tukakubwira impamvu y'icyo gisubizo cya nyacyo wenda wagizemo ikibazo. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Bibutsa ko noneho amasomo mashya mukeneye ko mbigisha muzajya muyandika muri comment, kugira ngo nageraho muhite muyabonera ku gihe. Rero muba ngomba gukanda subscribe. Urabizi n'amasomo nagiye mbategurira namaze kubashyiriraho, nayo mwari mwanyandikiye muri comment murabinsaba. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri ni A. Ubu ukeneye umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Murabizi ikinyabiziga kugira cyose kibe gihagaze impande y'umuhanda, hari ukuntu kiba kigomba kuba kiri kugaragazwa kugira abayobozi bakigana babe bari kubibona ko hari ikinyabiziga, bibe bitabateza impanuka. Rero ngo ariko ngo ibinyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye bikurikira ngo byo ntibitegetswe kuba byagira ibi byerekana iyo biguca biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugendera iruhande rw'umuhanda.
ese ni ibihe binyabiziga? Aravuga ibinyabiziga bigendwamo n'abana, mbega ngo ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, subizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Wiha intego ukavuga ati buri munsi nzajya nkosora ibizabe bingahe, ujya kumara icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice bisa nkaho biriya bibazo byose wabibonyeho. Ukareba video twashyizeho mbere ntuvuga ngo nzajya nkosora y'ikizame cyakozwe uwo munsi gusa, ahubwo ukareba n'izo twashyizeho kera kugira ngo ubone imyitozo ihagije, kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro hano iso cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bitaba bigomba kwerekana ko biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda iruhande rwawo ni ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? A iravuga ngo ubururu, umweru, umukara. B ngo umukara, umweru, umuhondo. C ngo icyatsi kibisi, umuhondo, ikirango cy'umukara. D ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza ariko uburyo babibazamo buba butandukanye. Hari igihe bakubajije ikibazo bakakikubaza mu buryo bw'amagambo, ni icyapa ariko bakikubajije mu buryo bw'amagambo, cyangwa bakakikubaza mu buryo bw'ishusho. Niyo mpamvu rero kugira ngo ukore bino bibazo ugomba kuba warabonye iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ubonye biri kukugora utari guhita uyibona, utunyandikira kuri 078 935 16 26. Iminota 2 uba wamaze kuyibona, nawe wajya ugera ku bibazo nk'ibi ukaba warabonye ubusobanuro buhagije kwa bino byapa, ukamenya ahantu bitandukaniye, ukagira uramenya ibisubizo by'ukuri. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu, umweru n'umukara. Ikibazo gikurikiyeho kikabaza ngo ikibazo cya 8 kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ese bishyirwa iburyo cyangwa hejuru y'umuhanda byagenze ute? A iravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Biriya bimenyetso bimurika ubundi byakagombye gushyirwa iburyo, ariko bishyirwa n'ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. None ni ukubera iki baba babihashyira? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero hitamo igisubizo cy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza, murabizi biriya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amabara 3, umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, bishyirwaho ikintu kiba kigambiriwe, ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza, kugira ngo abantu babikoresha bibayobore neza. Rero ahantu hose biba byashyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, byose aba ari ukugira ngo birusheho kugaragarira umuyobozi w'ikinyabiziga neza, abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa neza. Urabizi bino byago impamvu baba bagomba kubyirinda babishyizeho umutima, nuko bino byago haba harimo n'ibyago byo kuba wabura ubuzima. Niyo mpamvu bino bimenyetso bimurika baba bagomba kubishyira hariho hose kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo itara ry'umuhondo rimyatsa iyo rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese rishyirwa he? A iravuga ngo kuri buri nzira. B ngo hagati y'amasangano. C ngo iburyo bw'amasangano. D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20.
ese igisubizo cy'ukuri ni A kuri buri nzira, ese ni B hagati y'amasangano, ese ni C iburyo bw'amasangano, cyangwa ni D? Hano igisubizo cy'ukuri rero ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Hari igihe bakubajije kino kibazo bagahinduramo akantu gatoya, rero ukaba wabyitiranya ukavuga ngo ni ukubera iki igisubizo cy'ukuri kitabaye kangahe, kumbi bahinduyemo akantu gatoya ikibazo kigahita gihinduka. Nka kino kibazo bashobora kwandika A kuri buri nzira, B ariko bagashyiraho ikindi gisubizo bahimbye. Ubwo rero niba waramenye ngo ni kuri buri nzira, ugasanga uri kuvuga ngo ni ukubera iki atari A, ahubwo abagomba gushyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni D. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kirabaza ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya romoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya santimetero imwe ku migongo yabyo yose, n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara kandi ntibugire aho byacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Nibihe binyabiziga aho biba bidakurikiza iryo tegeko bashyizeho? Aravuga ngo ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ahateganye. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri kugenda mu muhanda uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho kugira ngo ujye ureba umuvuduko uragendaho mu saha. Bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugendaho utawuhindura mu saha uraba ugiye ibirometero 25 mu saha. Ni gutyo babibara, ntabwo ugenda uri gupima. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi bijya atarenga kilometero 25 uvuye aho biba. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, D ikaba nta igisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenza umuvuduko wa kilometero 25 mu saha ateganye. Bino bibazo biragaruka. Niba ubonye wishe ikibazo ugerageza kumenya ubusobanuro bwacyo kugira ngo nikigaruka nikikunanire. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye kuri 0789351626. Nkomeje no gushimira abantu mwavuye gukora, ariko mukabatirika tujye gushimira umuntu watwigishije mukabyandika mubicishije muri comment. Hari n'abanyandikira kuri WhatsApp, ndetse ndabikunda, bituma ndushaho kumva ko hari ikintu turi gukora, bigatuma ikizame cyose kizajya gikorwa muzajya muhita mugisanga hano. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari giharwe ku mpande z'imbere n'inyuma ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira, bikaba biringaniye ku buryo bigira umubare utari giharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Aravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Beka ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese aya matara aba asate? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye utwaye ikinyabiziga, ese wabyifata mote? Cyangwa niba mugenda mu modoka rusange, ese nk'iyo bahamagaye umushoferi bigenda ute? Aravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. Beka ngo kutayitaba. Seka ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Deka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande bikaba ari ibisubizo by'ukuri.
ushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Hari umuntu ujya ugutwara rwose, hari umuntu wigeze kuntwara akagera atongana kuri telefoni, ukabona aratonganye, ukabona agize stress atwaye ikinyabiziga, ukibaza se ahubwo arangezayo. Rero mwebwe niba muri gutwara iryo kosa ntimuzarigwemo. Niba baguhamagaye imodoka yishyira iruhande witabe, n'uwo urangiza ubone kugaruka mu modoka utware. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo. Iravuga ngo gushyira ikimenyetso cy'ukuboko, gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo. Ubwo ni nk'ibinyoteri. Beka ngo itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Hari ahantu biba bitemewe kuba wahindura icyerekezo. Seka ngo arabene ibisubizo by'ukuri. Deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ushaka guhindura icyerekezo wita ku biki n'ibiki umanza wagenderaho? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo ushaka guhindura icyerekezo, ikintu ugomba gukora uba ugomba arabene ibisubizo by'ukuri. Uba ugomba gukora iki rero? Uba ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo nk'ibinyoteri. Ndetse ukitegereza neza niba icyapa kikwemera guhindukira. Hari ahantu haraba hari ibyapa bikubuza kuba wahindukira. Ndakeka ko mugenda mubibona, biriya byapa biba bikubuza kuba wahindukira. Ese guhindukira ni iki? Wari uri kugenda, uri kuzamuka, wenda bibaye ngombwa ko ukata ugasubira aho wari uri kuva. Ibyo nibyo bita guhindukira. Rero mbere yuko uhindukira ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ndetse ukanitegereza neza niba icyapa kikwemera guhindura icyerekezo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kigutirira amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? Ikinyabiziga kiguturutse inyuma kigutirira amatara y'urumuri rumyatsa. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga urabibonye, uba wabyitwaramo ute? Uba wakora iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, iso cyanyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cy'ukuri ni A, ese iso cy'ukuri ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ikintu uba ugomba gukora iyo ikindi kinyabiziga giturutse inyuma yawe kikagutera amatara y'urumuri rumyatsa, uba ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Iyo ubonye imbere atari mu koni, ukabona imbere hagaragara neza, ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyamanutse, uba ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Rero ndakeka ko kino gisubizo cy'ukuri waramaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wari wamaze kugihitamo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Iravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Beka ngo vuza ihoni ukomeze, seka ngo gabanya umuvuduko nurangiza ukomeze witonze. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uri kugenda mu nzira yawe nyabagendwa, ubonye imbere wa muntu ufite ubumuga bwo kutabona afite ya nkoni, ari kuyikoresha, ari kwambuka umuhanda, wenda nta nubwo yambukiye hari ahabugenewe. Ese niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga urabibonye, ese ubyitwaramo ute? Tegereze neza rero, uhitemo iso cyanyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese uba ugomba gukora iki? Abaratubwiye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Beka ngo vuza ihoni wikomereze, seka ngo gabanya umuvuduko ariko nurangiza ukomeze witonze. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni iso cy'ukuri, B ni iso cy'ukuri, ndetse na C ni isubizo cy'ukuri. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki hano? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona uwo muntu ari kwambukiranya umuhanda, uba ugomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara. Kamanza ugahagarara ukareka kamanza kambuka. Ese uri gusiganwa ubaye iki?
kugira ngo utamuteza ibyago, kuko waba atari no kureba ushobora kumuteza ibyago kandi nawe ubyiteje. Mbibutsa ko bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye ko tukwigisha, hari abantu baba bafite akazi katabemerera kuza ngo twigane mu shuri, rero twabashyiriyeho uburyo bwo kwiga online, aho iyo ufite zino telefone zigezweho smartphone, twandikira kuri WhatsApp ukatubwira uburyo uba ushaka ko tukwigishamo, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Hari abo dukoresha urubuga rwitwa Zoom, ubwo bamwe muri guhitamo rumenya. Hari abo dukoresha WhatsApp ndetse n'izindi mbuga zose zabafasha kugira ngo musobanukirwe, tukakwigisha. Hari amasomo aba ateguye neza mu gihe gitoya, icyumweru kimwe cyangwa icyumweru n'igice, ukajya mu kizame ugakora rimwe ugatsinda. Ayo masomo rero icyiza cyabyo, utubwira amasaha ubonekaho ku munsi, ukatubwira ati wenda mboneka kuva saa 4 z'ijoro kugeza saa 5. Ayo masaha nkaboneka haguha isomo ry'umunsi, asigaye ugakora rimwe ugatsinda. Bibutsa ko na kode ziba ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Iyo tumaze kugushakira kode utwandikira kuri WhatsApp, tuba tubonye ko hari umunyeshuri uri hafi gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya turakigushakira tukakiguha, twakibona tukakiguha. Wagira ikibazo naho ukatubaza, murabizi hano aba ari ukugira ngo dukore rimwe dutsinde, niyo ntego yacu. Niba atari iyo ntego ufite sinzi, ariko twese intego dufite niyo gukora rimwe tugatsinda. Rero hano ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki? Icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Hari ahantu haba hari icyapa kikwereka ko utemerewe kuba wahavugiriza amahoni. Ese kirangwa n'iki? Ari avuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. Bega ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. Seka ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko rero hano bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko rero bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Urabona ko ibyapa barabibaza, bakabibaza mu buryo bw'amashusho cyangwa mu bw'amagambo. Niyo mpamvu ugomba kureba iriya video kugira ngo ibibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Ishusho y'uruziga, ubuso umweru, ikirango cy'umukara. Bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Urumva nyine n'ubundi hano ugisoma icyapa, niyo mpamvu uba ugomba kumenya biriya byapa. Bavuze ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe. Ucyumva ko bibujijwe urahita ushakira mu byapa bibujijwe. Iyo warebye iriya video ubuzi ngo ibyapa bibuza biba biteye ku buhe buryo. Biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Niba ari bwo bwa mbere ugeretse kuri YouTube channel yacu utari wabona iyo video, urebe muri comment cyangwa uhita unyandikira ku 0789351626. Iyo nimero iri kuri WhatsApp, mpite nyiguha iyo video mu gahe gatoya uyibone. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa. Ese ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Uhitemo igisubizo cya nyacyo, cyandike ku gapapuro, tuze kureba amanota turagira kuri 20. Aravuga ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu bara ry'umukara. Beka ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu bara ry'umukara. Seka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu bara ry'umukara. Deka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu bara ry'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese bino byapa bakubwiye ngo ni ibyapa biburira ndetse n'ibyo gutambuka mbere birangwa n'iki? Ndakeka ko niba warebye iriya video urahita umenya igisubizo cy'ukuri. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A?
ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu bara ry'umukara. Bibutsa ko bino byapa ukuntu biba bimeze iyo bavuze ngo ishusho, ni kwa kundi uri kubona icyapa kimeze. Ese uri kubona ni uruziga? Ese uri kubona ni mpande enye? Ese uri kubona ni mpande eshatu? Iyo niyo baba bavuga ngo ku shusho. Mu ibara ritukura aba bari kuvuga ku muzenguruko. Umuzenguruko wacyo atari ubuso, umuzenguruko hari nyine haba hakikije impera zacyo. Ritukura ubuso baba bari kuvuga hariya haba handitsemo ikirango. Hari haba handitse iki? Hari abandikamo ikirango niho bita ubuso. Ikirango cyo ni biriya bimenyetso, wenda bari kukubwira ngo ni ahantu hari umuhajyaga w'intambike, harimo wenda nk'agati gashinze kariho akantu k'agatambaro. Biriya nibyo bita ibirango cyangwa ibimenyetso. Ndakeka ko rero usobanukiwe, ndakeka ko nibigaruka nko kwa kino cyapa dukurikijeho. Ubwo umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni hano h'umweru, kubera aha h'umweru niho harimo ibirango by'umukara. Ibirango byo ni bino by'umukara. Ikibazo cya 8 kiraza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Irangwa no kuba gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Muno handitsemo 10%. A iravuga ngo akazamuko gashinze cyane. B ngo umuhanda utaringaniye ibumoso. C ngo ahantu umuhanda umeze nabi. D ngo ahegereye utununga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cya nyacyo cyandike kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhita igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika kwa papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni A, akazamuko gashinze cyane. Noneho ino 10% bagenda bashyiramo purusa runaka bashaka kwerekana ahantu ako akazamuko gashinze ku kigero cya kangahe ku ijana, kugira ngo niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga umenye ingamba urafata kugira ngo wirinde ibyago ushobora gutegwa wenda no kuba utiteguye mbere kugiye kuzamuka ahantu hashinze. Ikibazo cya 19 kibaza ngo ese kino cyapa gisobanura iki? Nacyo neza kimeze nka kira turangije, bitandukaniye ku birango. Nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, harimo imodoka n'umuhanda. Aravuga ngo akazamuko gashinze cyane. B ngo umuyaga w'intambike. C ngo uruhererekane rw'amakoni. D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. D ikavuga ngo umuhanda unyerera. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese kira cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo izo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika kwa papuro. Kino cyapa gisobanura ngo umuhanda unyerera. Tegereze neza kino cyapa urebe mu birango byacyo. Urabona ko umuhanda wanditse 8. Urabona ko iriya modoka iri kugenda iri kwandika 8, bivuze ko hano iri kugenda hanyerera. Rero kino cyapa nukibona uri umuyobozi w'ikinyabiziga kizaba kiri kukuburira ko ushobora guterwa n'icyago cy'umuhanda uri kunyerera, kugira ngo ufate ingamba hakiri kare nuhagera ube witeguye, ube utanyerera ngo ugire impanuka. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma dushorejeho. Kirabaza ngo ubugari bw'inzira nyabagendwa yendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi abagenzi bategetswe. A iravuga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B ngo guhagarara aho bageze. C ngo koroherana. D ngo gukuraho inkomyi. Kino kibazo ni nka kwa kundi mushobora kuba muri kugenda mugahura, muri kugenda mu byerekezo bitandukanye mugahurira mu muhanda mutoya. Ese mutegetswe kuba mwakora iki? A iravuga ngo mwabibonye. B nayo mwayibonye. C nayo mwayibonye. na D mwayibonye. Hano ari isomo cy'ukuri nta kindi ni C. Muba mugomba koroherana. Koroherana gute? Rero niba mugeze ahantu umuhanda ni mutoya, mwese muri abayobozi b'ibinyabiziga, muba mugomba koroherana, ukaba wareka umwe agatambuka ukaba usubiye inyuma, yamara gutambuka ukabona gukomeza. Niyo mpamvu hano bavuze ngo koroherana. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko tukwigisha, wacyandika muri comment. Abantu muri gukora mwa kino cyumweru amahirwe masa. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, muzagire amahirwe masa. Mugire ibihe byiza. Imana ibahe umugisha.